Amubonye G-Taff. Dore cyangwa G-Taff. Amubonye umusitari wacu umunsi twamuzanye ibicangwa bahagaze. Reba ibicangwa. G-Taff. Unapata? My brother, mamoni G-Taff cyangwa aba ahagaze. Fresh. Niwane. Jamu. Wongera ufungure bana, fungura. Yes. G-Taff. Wamubonye G-Taff kuri Waliva TV show. Kwabazaniye G-Taff. Gitango kiri gute se? Ni neza muhongo. Iki kintu ubu ngubu kimanutse twakisanga yo na. Yiwe tatawe no nagira iki kintu y'umuntu kigiye mavi arwaye nk'umutima. Ajya kumva ururaje. Nanjye ari gihe mbavuga ni nk'iki kintu umuriro ugiye uzana twakisanga. Munsi kintu yawurinze. None se twagenda twirukanga. Mana bwe. Kitakimara oya tutabibona ibintu tutatuma mu rubura pro. G-Taff nabonye ukomeza imbere G-Taff. Kuri Waliva TV show twabazaniye umusitari wajanje. Komeza imbere. Hano urahabona ute G-Taff. Kubona atari neza. Kubona atari view fresh. Kumahumbezi wallahi. Welcome my people, Waliva again, and this is Waliva TV show. As the person to give you what you need, we are back. So iyo mutubonye kuri kamera muba muzi ko tubazaniye iki cyamamare. Uyu munsi tubazaniye G-Taff cyamamare kabisa. Muri iyi minsi imihanda arayifite, turi cyangwa bahagaze umusaza G-Taff mwamubonye kabisa. Mwabonye ibintu yakoze kuri Gens Comedy yaratwitse, imihanda yose yatashye ivuga ni G-Taff. So uyu munsi kuri Waliva TV show twabazaniye G-Taff. G-Taff niwe twabazaniye, tugiye kwiganira kuri kariyeri ye, atugira ibintu byinshi byatari kabisa. G-Taff wagwan brother. Wagwan grr po. Umeze bite G-Taff? Wumve ngo G-Taff umeze neza cyane kabisa. Ubona kuri swag za danje. Swaga je ndazihorana ari abantu bikibize ko ngara bamuta ko G-Taff ubundi swaga ugira uzukora he. Nabwana wundi igihe cyambere cyose wumva ko muri wowe ugira swaga urazigira man. Igihe cyose nuko ubundi swaga ni ikintu wihingamo. Bibiri rambira ngo nanjye kuvuga ngo nanjye kwibeshyira. Imana yo mwijuru imbabarire. Twakomeza nta kibazo. Shama kuri meza cyane kabisa brother. Meze fresh cyane. Ibintu ni okay. Nose G-Taff nk'umuntu kubonye bwa mbere watangiye utwibwira amazina yawe G-Taff. Nitwa G-Taff, umuhungu w'imihanda nshuti. Naje neza cyane, nago naje guhangana n'inzomfo. Ubuzima bwanjye bwawe bwose mbukora njiza nka G-Taff. Nigiri niyo mpamvu nanjye ibyo bikoramo. Reka daka abana batoya cyane nshuti, rubyiruko mwamwe mwirinde kujya mu biyobyabwenge. Ibyo musabwa byose mukore neza kujya tuzatera imbere. Imbaraga zacu zose tuzifite mu rubyiruko niga mwijanute mu biyobyabwenge, ni ukuri kw'Imana twaba duhiye. Niyo mpamvu nawe nkubwira nshuti yanjye mwese mukore. Bakobwa mwiza cyane mwirinde abahungu babazuka babajyana mu magenyero cyangwa se bakabujyana mu mageto. Inshingano zawe nshuti ubyukatira amanega yose uyashitinga nike naho ngo yakubite faka ubuzima nk'ubwo bwose nshuti. Ibyo byose uzabyirinde. Abakobwa ndabakunda cyane. Ndakubwiye ngo twangire utwibwira ubwo urivuze. Amazina yawe G-Taff, amazina wiswe n'ababyeyi. Amazina yanjye nitwa Nakiritimana Amuza, nkaba navukiye mu karere ka Kicukiro, nkaba mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga, akagari ka Kanserege, umudugudu wa Maremba, ahantu bita muri Sodoma, ahantu hahiye. Urahibuka ejo bundi Imana ivuga ko Sodoma nagomba rigiye gushya. Ni ukuvuga ngo ahantu navukiye. Navukiye ahantu hagize gute? Ahantu hahiye. None ari umujamu dukora utuntu tuboro two kujya tujyana abantu mu ijoro. Nagiye kubona mbona gora ka staff ka G-Taff
yanshugunye mu muriro mbega umukoboyi imana ibintu yangoye ijuru zarijyamo mani ikintu kimenyetso cya mbere cyerekana ko uzajya mu ijuru ubundi mbere na mbere muri wowe niba ufite icyizere cy'uko uzajya mu ijuru ijuru zarijyamo niba udafite icyizere cy'uko uzajya mu ijuru ndagukarabya ni ukuvuga ngo ijuru ngiye nzarijyamo bro ahubwo se hari amabara se wumva nakoze ikintu wenda wumvishe G-Taff yakoze kirenze ukavuga ati wenda G-Taff yakoze nk'amabara runaka atira abakobwa b'abandi amata atwara abagore bafite abagabo mu mazu mbese agakora ibintu birenze bya bintu murashaka kumva ubwonko bwe bugapfumuka ntabwo ibyo G-Taff njya bikozwa ngewe ko bavuga ngo ikuzemo se kwanga kuzivuga munda gri po G-Taff sinjya mu ndanga sinjya no mu ndangamirwa nshuti ahubwo njyana akitwa akarangamuntu ndakajyana icyo aricyo cyose n'ibyo byose njye sinabikozwa bigendemo neza kugira ngo ubuzima bwinshi uzabone ni gri po ya man nshaka kwibariza G-Taff nk'umuntu wakuze gute nshaka kubaza G-Taff ushushye inyuma mu myaka 20 ishize G-Taff rero umeze gute G-Taff rero no umuntu je nakuze ndi umupeti bita nakuze nitwa na Imana amuza ndakura ariko byaje ngenda ari umupeti ndabyibuka nyoroka mu rugo najyaga numvira groupe ya Taff Gang man bra peti bajyaga bigize kujya performingira ahantu bita igikondare ya kuri noza kuri bahita kuri noza bahita nibagize yaje nagari CGM ni hariya ko bagide man igikondera ko bagide man bari baje performinga icyo cyane ni kera muri za 2002 urumva 2008 2009 hafi muri za 30 na kangaye uriho G-Taff hari ahantu ko ndeba barimo gushya ni nuko ubwo birangije ubwo ngubwo nyirabo bajama baza kuza aho ngaho mu kubagidi muri guperforminga kwa udodeje butanye n'umwana muto nabyumvishe arakuntu dadi wanje yafashe karadiyo kwa kundi bavuga ngo njya karadiyo kanje ngoza ku musego yagashize ku musego ngiye kumva numva avuze ngo man uyu munsi ngo Taff Gang ngira performingira ngahantu ngo kubagide bahita bavugamo amakuru yose araza kuba hari baravuga ndavuga na haboro ndahahiye mbanurutse mu rugo mbadagiye maze kugenda kuva ubwo nibwo nabaye kirara bangiye imihanda gutyo ni ukuvuga G-Taff mu myaka 20 ishize imyaka ishize ubwo hashize imyaka nakubwiye ni G-Taff mu myaka 20 ishize ni umuntu wari umeze gute G-Taff ubuzima wow G-Taff rero abanyamakuru mujye mumbaza ibintu mu mazina yabyo haje umuntu mubaza nyine wakumva nk'ubwo ngubumva mise pfumagurika ndavuga kandi ibintu babaje sibyo nayo ndimo ariko mana we urumva mani ubwo rero mu myaka yanjye ubwo no kuvuga ngo imyaka 20 ishize ubwo mbere yaho icyo gihe ubwo suko twavuga ko mbere yaho icyo gihe nifite imyaka ingahe ubungubu dufate ko ufite nka 50 illa wa illa lillahi rajiun subhanallah nibishoboka ibyo ntabwo bishoboka ndetse imyaka 18 n'ibyumweru bitatu ejo bundi bankoresheje anniversaire man ngende uruhinja nako ndo mupeti man handle dade no micyo ngo under age ahubwo ndi hasi under age urumva je singera nakura bro mara ku myaka yanjye 18 wakenewe 18 yanjye nihoraho man cyo kuri nka ejo ndiyongera nk'imisi 3 cyangwa akiyongera cyumweru kimwe ariko ngiye ku myaka yanjye 18 giye twanabugo u Rwanda ruhabwa ubwigenge sori wagiye muri meeting nawe u Rwanda ruhabwa ubwigenge oya sha bro cyo genera navuka wakenewe gre wibeshye abanyarwanda nyine nakwaza ariko ntabwo G-Taff mu myaka 20 ni umuntu nyine wari umeze gute ubuzima bwari bumeze aho G-Taff yahereye ni ukuvuga ngo njye mu myaka 20 na story yawe urubyiruko rushobora kuvuga ni nanjye wenda mbayeho nabi ariko one day hari igihe agatara kaza umuhanzi muri bitarariza uzirinde makorwa nuzihebe ubwo nono yeye gwegwegwe ari muramwe gwegwegwe ndavuga ko twumve gwegwegwe nukubanga nukubanga rero G-Taff njyewe man mungu busuku kubeshya pe njyewe ndakuriye muri life ishaririye cyane
nakuze nderwa nabaye na papa biza kubaho nyine papa za gutandukana na meri wanje nagufona ngira indege bro wirebaho byo wigira ikibazo ndikureba no babaza nyine kwirongoza yeah it's okay naza urimo kuri telefone na taff ndangisha ibintu byose bibaho papa na mama barabana baza byaza kurangira badagushobokanye ibyo ntabwo ari gitangaza kuba papa na mama mvuze ko batandukanye harubwo nshinga amabere ni ibintu bibaho n'abazungu n'abafisi brown batandukana n'abagore babo hari n'abana ukwezi bagatandukana yes ni cyumoro kimwe bro urumva papa wanjye ntabwo yigeze akora amabara urumva barangije babatandukanye birabaye nuko kiri ngiye nisanga gutyo mbana na muka data ibyo byose ndabitambuka birarangira hanyuma taff nyine ndakomeza ndahiga koko inkuru ya taff ni inkuru yanditse mu bitabo koko no kuvuga ngo igitabo ngiye kugisoma nibaze nawe niba ari page 500 kuyisoma urumva abantu baba babirambiwe ndagenda mbikurura cyane kugira ngo bashe kubyumva neza sibyo nkabikurura ukabyumva neza na mimi naanza kusikia sana mimi najua sana lakini nimeshakwambia mimi ndipo mnazaliwa hapa Kigali si umejua nataka kuuliza swali moja niambie nataka uniambie wewe uko mzazi mimi ndipo mzazi lakini mzazi wangu mimi nimeshazaa watoto wawili lakini mtoto wangu mmoja anaitwa Kwizera JZ amekuwa Mnyamerika amekuwa mtoto wangu lakini yule mjamaa Mnyamerika nimeshampenda sana kwa juu ana vitendo vingi sana lakini mwingine mdogo lake ameitwa Kennedy Ishime Kennedy DJ yeah sasa nataka waambie Watanzania biko wanatutazama sasa hivi waambie kitu kimoja Watanzania utaenda kuperform Tanzania lakini Watanzania wanakupenda sana Wanyakenya wanakupenda lakini mshamwambia wenye mnapaishi Tanzania kila mahali mlipo popote mshamwambia kinawapenda sana mpo lakini nawapenda sana kwa juu tumekuwa pamoja lakini mnaanza kunipigia simu na mimi naanza kukamata simu yangu ukaanza kuniambia kuja kutoka hapo Kigali upofika hapa Tanzania lakini ndakuja mbio mwanangu msikiwe na noma kwa juu tupo pamoja mwanangu bwana nishakwambia lakini usikate tamaa unaanza kunipigia simu na ndakuja mbio mwanangu na lakini ngoja kidogo nikwambie na wenye wanapatisha hapa Kenya wa Kenya wote mshawaambia lakini tunapendana sana Kenya Kigali tunaanza kupendana sana lakini wa Tanzania wote tunaanza kupendana sana Kigali mshakwambia lakini wa viongozi wetu wanaanza kupendana na sisi abaturage natwe turakondana cyane lakini mshawaambia lakini kila mahali mlipo nawaambia nawapenda sana sasa nataka kukuuliza kingine swali nataka uniambie msanii mmoja wa Tanzania unajua nyimbo yake msanii mmoja wa Kenya unajua nyimbo yote lakini mmoja mwingine kwa ule chama Tanzania anaitwa Professor J unajua nyimbo yake ile nyimbo yake nasema ule jamaa amekuwa na hip hop sana anapiga sana ule jamaa amekuwa na Professor J unasema Tanzania yote wewe unapenda Professor J na Professor J namshampenda sana kwa juu amekuwa hip hop sana mshamwambia lakini kile namsalimia sana kwa juu nampenda sana kwa juu amekuwa hip hop sana anatupa swali yenye kwa ipo juu sana kwa juu anajua kuandika bwanangu anajua kuandika mshamwambia lakini hamna shida yake iko vizuri sana hamna shida kabisa na tuambie na Mnyakenya unapenda Mnyakenya sio yule jamaa anasema signora ngoni mama signora sijui si Mnyakenya lakini yule jamaa hapa Kenya wasanii wote wanapaishi hapa Kenya kila mahali mlipo poesha mshawaambia sana tunapendana sana wanasema hiki kabisa kwa juu wasanii wa Kenya
tunapendana sana, lakini wasanii wa Kigali na wasanii wa Kenya wote wanaanza kupendana sana kwa juu wote wamekuwa waimbaji. No muri kumwe ko twari tugiye mu Giswahili hano hose gita kwa geography gita icyo Giswahili wo kigeye ngende ikirara wa kino sasa nakubazaga ni urumva kwa cyangwa uri umusore. Alright, njyewe abantu benshi reka mbangira ngo nkoreho urujijo, urabona ko umuntu amaze kuza imihanda hari ukuntu ugira gutyo ugapfusha ibintu ukagenda ugapfusha ugafata mu pipi n'iki shaka kuzumva n'ifite igipipi n'iki ugasanga wenda n'iki n'izuza like n'iki ntabwo zibasha kuboneka n'iki, ariko sometimes wenda ukavuga ati njyewe reka mbatemo mane bamenye ko njye ndi G nuko wenda urabona mane kugira ngo umuntu afite imihanda bisaba nyine kubanza kugira gute kubanza nyine kugira ukuntu nyine n'iki ugira, ariko njye ndo mujama ngabafite umupipi mushiri wanje wambyariye bakamwita uwo bamwita Mukeshimana Chantal. Abantu benshi baba bakeneye kumva kuzatanga icegero nja Gitafu samakuru Gitafu ni mu biki abigenza ate yabigenye gute, urumva mane njye mugore twabyaranye bamwita Mukeshimana Chantal akaba umugore nkunda cyane igera wabone hano za Murampi yonkiyo natwe iwacu nano za Gashyekero twayo gute, urumva twese tuza kavukire Mukeshimana Chantal hari hose namusuje ariwe mama w'abana banje, yumva twabyiranye abana babiri b'abahungu abo bita Kwizera Jesse umuhungu mukuru cyane, mfite umuhungu wanje nawe ni G cyane, hanyuma itamwumvitira mu peti bita Kwishimwe Kennedy, araje ko nk'umutiro Kennedy aranjira ambwa ati ngereka mureke n'iki mubohore ikintu ujye kwihigira abarande kuyaravuga ati ugende ujye kwihigira n'iki no kuvango aho ari mama Jesse ndamusuje cyane na mama J kabisa no umuntu wacunguye koko bunti iyo umuntu bavuga ko umuzuko w'umuntu n'umwe Imana abimana benshi bumva ko gutangaza ko afite umwana mana ari ibintu acinga amabere mane kandi nabirenze mane umuntu muzima mane abakoze akora secte mane kandi umuntu muzima akora ibintu by'abantu bazimanye ni ukuvango rero mu mujeyi we ahari hose ndamusuje cyane n'umwe mu bantu babinkoreye feshi ndamukunda cyane n'amaboko wanje wari wambyariye umugore ndamusuje cyane basaza be ndabasuje cyane no kuvango famille ya mama Jesse yose ahari hose ndasuje cyane famille yakomotse Mario Gitafu nyine famille kwa Gitafu nayo ndasuhuje inshuti zawe ndasuje none se wumva umwana wawe akwiriye kwigira iki mu buzima cy'igeze akwiye kunyigiraho cyane ibyo akwiye kwiga we mu ikintu akwiye kwigira njye no umwana akura aba yumva ibintu papa we akora yamureberaho n'icyumba umwana wawe yakwigiraho cyamuteza imbere mu buzima ibibazo byanjye biba bikomeye njyewe nk'umukunzi yewe urabona urukiro nk'ibyo umwuga papa wanjye yakoraga ntabwo ari wo nkora cyangwa se ibyo mama yakoraga ntabwo ari byo iki yakwigiraho icyo yanyikiraho ni ukuvanga nicyo cyaba kwihangana cyaba kumenya nyine iki kintu yakwigiraho cyamuteza imbere ubundi ikintu cya peti wanjye yanyikiraho ikintu cya mbere kugira ngo iyi si uyibeho bisaba nyine kwihangana cyane. Iyi si iyo ufite icyo bita kwihangana ukagira umutima ukomeye birangira nyine ibyo ushaka ubigezeho, ariko mu gihe urimo kuvugutana amani ukabona ibintu birimo biranga amani ukajya gufosinga amani, isi nta muntu ugifosinga bro. Iyo ujya gufosinga isi ikigusiga ikirukanka cyane kuko isi yo nta mikino iba ifite mani, isi yo iba yirukanka kandi bivuga ko batubwira ko isi igira gute, isi yikaraga amani ntabwo isi iba ifite umwanya wo guhagarara na parikingi igira bro. Ni ukuvuga ngo rero wowe nuhiga bikanga umenye ko isi ushobora gukunda amani. Icyo peti wanjye yanyigiraho mani, iki ni cyo peti yanyigiraho ijambo rya dangi Gitafu abahaye komeza abantu ikintu cya kabiri boze ikintu cy'umupeti umwana yakwiye kwigira ku mubyeyi icyo bita ubumenyi ni iki? Ubumenyi hari icyo bita ubwenge hakabona ubumenyi. Ubumenyi ni icyo ukora mu ishuri, ubwenge ni karemano, ni ikintu uvukana bro. Hari igihe ubura amahirwe yo kwiga ariko ukabasanga ufite iki icyo bita ubwenge man, hari ibyo niba ufite ubwenge karemano ukagira n'ubumenyi. Abakire baba batarize bagakoresha abisi nawe njye ndabona Christian muraka kubwira ngo mani njye hari umugabo nzi kera twize kubana mu Gashyekero bahitaga rwa Munyana, bajyaga bavuga ko rwa Munyana n'iki sinzi ukuntu nabivuga ukuntu, ariko byaje kurongera gafashe mani. Ni ukuvuga ngo n'umuntu uzi Gitafu nka Gitafu ni umuntu abantu bazi amateka ya Gitafu mani umuco kuvuga ati Gitafu yakumva amateka ye nanjye ubwanjye nitekerejeho cyangwa se nkajya ndeba n'ibintu mbona ku makamera cyangwa se ku ma YouTube mani hagiye nshuduka nananize. Ni ukuvuga ngo rero ubuzima bishoboka ko uyu munsi bishobora kwanga ejo bigakunda. kabisa ukumva ko Gitafu afite ibitekerezo nkunda kumva abantu bivugisha Gitafu ngo nakenge ati ni muji bro azo bwenge kandi ibintu avuga yabitekerejeho neza cyane. No Gitafu
niki kintu wanga ko umuntu akora muri tekerezo yanura arya ngo guhita isa yanjye yo gukora ahubwo urama mu saa 6 noneho Ustana garage iyo muri ugomba kuzajya kwa ere agikorera element azayikorera azayikora beat amasaha yarangiye akwiye amasaha 2 ndebera ku isaha ko yarangiye alright ubwo no kuvuga ngo twari ku kigano kimeze twari kuri topic imeze gute nakubwira abani niki kintu kita kuyanga ko umuntu yakora ari je cyo nanga uko umuntu yakora turi kumwe hari ikintu cyitwa icyo bita harassment njyewe bora mu bintu bibaho ari ukuntu twese ku isi nago umuntu gwarasinga harassment no kuba wenda tuvuga urugero umuntu guserereza kabivuga mu mazina yabyo tuvuga urugero wenda tuvuga wicanye na taff cyangwa se harassment ubwo ni nko umuntu ugwarasinga warakubwira ikintu runaka umuntu kwinjira nyine akaza nyine agashaka kugira ngo ubwonko bwawe abo icyo bita ko yes mu bivuga byiza byita challenging niba challenging ni ukuvuga ngo iyo challenging ngiye no kuvuga ngo mu bintu nanga mu buzima bwanjye ngiye pe byo uzajya bigende bireba ahantu ngiye nabona bigana hagiye atandukanye nta mu njyana ikibazo nawe ariko ngiye iteka iyo umuntu agiye kuvuga nko ku buzima bwanjye bwite bitewe n'uko umuntu abifite ubwonko bworoshye hari igihe umuntu abifite ubwonko bwapfumutse ubwo ugiye bwonko nta bwonko buzima bafite hari igihe umuntu avuga ati mfite ubwonko bwanjye bwapfumaguritse urumva ubwonko ndabufite n'ubuzima ni ukuvuga ngo waragize ugasanga niba umuntu ufite ubwonko bwapfumaguritse wowe ugiye kumubwira ibintu runaka urumubwira ibintu runaka urumubwira ibintu runaka ubwonko bwe bwarapfumutse ibyo umubwira bica muri hehe hanze ubwonko bwapfumukiye ni ukuvuga wanga umuntu wazana harassment kugwa harasinga to nose gita kuba kwisi byakugishije kuba kwisi byanyigishije nyine isi irarenze bro isi nta mikino igira man isi ni ukuvuga ngo isi yo irihariye isi utabashije kuyikontorora isi utabashije kugendana nayo nyine isi utabashije kumva ibyo ukubwira birangira nyine isi igusize ariko iyo ubashije kumva ibyo isi ikubwira bro isi muragendana man alright ni ukuvuga ni kuba isi ikintu cyagugishije kuba ku isi ni uko mugendana ukagendana n'ibihe wumva ibyo isi kubwira iyo utabyumvishije iragukaraba ni iki kintu cyakubayeho ukumva nasebye umva ndakoteye ikintu cyambayeho nakotoye ndabyibuka kera ndi ku ishuri ndinga ndi senior 1 naraka bebe nikize nyine kubyigira nkabyigiye nyine karandira nyine kare bitumite nano kare katurutse nyine umva kare katurutse mu bipangu birenze cyane biri hejuru cyane kandi bani system ya danger karaciragura hasi kakana nk'akantu gatwite bakarangije mazi mukangone mara ko gakobwa mani ebana mbese arasuzugura cyane karabwa ati ebana birangira nicyo kintu cyambaye mu buzima kandi njye nabikoze ndi kumwe n'amaniga mva ugiye amaniga narafashe njye nabwiye amaniga ndabwana mani njye muse mbere compete dukundana mani amaniga kwa kujya tugiye kwidunda mani njye ni kukwidundo kanje mani no people de diamond zinyangone mani yandibanye sese nyinshi cyane aranje ndakotura mu maniga mani kuva ubwo amaniga ncishe n'ijisho n'ubu ngubu nubwo tukivugana uwo mbebe sajya akubona buriya uwo mubebe byaje kurangira ashaka umugabo ubwo we bana ababona waratwite ya amaneka yasamwe ngo yarayisamwe ati turagokarabye noneho ninde muntu mu buzima akubabaje yari yagukoze ninde muntu mu buzima ukubabaje ni wibuka hari umuntu hari abantu baba baratubabaje benshi ariko hari umuntu uba utekereza ukavuga ati cyakora uyu muntu yango mu buzima sinzabyibaza manje umuntu wambabaje mu buzima bwanjye nazigira niri ubwo ni niri cyangwa ni amazi ya niri ni amazi ya niri abantu bakura ndabasoje ni ukuvuga ngo n'uruganda Rwanda rutuje ariko ni ukuvuga ngo njyewe uwo mujama wambabaje n'umujama bita Noheli niyo muntu wa mbere twabure kuri Siraji aramarasinga ubwonko baratutubikana biricunzwe mu bwonko mumenyanye ejo bundi nta n'umwaka urashira niyo muntu ukubaje niwe muntu wanje yagarutse mu mateka yanjye ku buryo n'isaha ndakeka n'ahantu yicaye nanjye nshobora kuhicara
nahavuye sinshobora kuhagera mbese nuko nahatuye ntabwo nahatura mani ibijyanye udatuma ngira emosiyo bro njye mbashije umuntu wamfashije mu buzima jya urambwiye ngo umbajije umuntu wakubabaje mu buzima ndamukubwiye ibindi ndariza abanyamakuru mugira inkuru nyinshi cyane nyine kiri iriyo niba kiri iriyo ariko ibuke ko ibyo mbwiye ariyo mba numva ngo ni ikiganiro kiri ku isoko mpuzamahanga kirimo kiragurishwa cyane ngo ya ni ikiganiro kiri ku isoko mani you don't know ni ukuvuga noheli niwe wakubabaje niyo muntu azajya anibagirwa mu buzima bwanjye none se iyo bavuga ubudasa bw'u Rwanda wumva iki ubudasa bw'u Rwanda ubudasa bw'u Rwanda ubudasa mwese u Rwanda ko bizi uko u Rwanda rwa gihanga kubakoresha u Rwanda rufite ubudasa abanyarwanda ni ubudasa oya ntabwo ibyo bintu bizi ahubwo iyo uvuga ngo ubusa bw'u Rwanda bavuga ubudasa bw'u Rwanda njyewe ibyo bintu rero wazabibaza KNS bro ibyo nta bisobanuro byabyo mfite yego oya ntabwo ni ukuvuga ngo impamvu reka wenda mvugaho gatoya ubiteka n'iteka no mu ishuri mwarimu ajyaga bitubwira uvuga ngo niba ugiye umwarimu atwigishaga amate aho ari hose ndamusuje cyane rero tuvuga ngo making sure ko imibare urimo gukora ese koko nibyo cyangwa si byo banza making sure ko ibyo urimo gukora niba ari njye ikintu nazi ubusobanuro bwabyo kuba byananiye nta soni biteye bro ya none se gitafu imyaka 5 aribona nyuma y'imyaka 5 aribona gitafu njye nyuma y'imyaka 5 iri imbere mba numva nzaba nifite nk'umukobwa mwiza cyane uri hejuru y'Imana ifashe ikazama nk'umukobwa mwiza w'igikundiro w'icyamamarekazi umukobwa wize urumva nanjye kuri senior 4 yanjye n'iki nta mukobwa mpfa kurikijemo ijisho bro urumva nyine akaba afite n'abakobwa bagakunda basariya ya njye nk'umuntu peso gukobeye cyane umukobwa bamwita Lecho w'umunyamakuru aho ari hose ndamusuje cyane ni management wanjye nshaka kuzagira amadamu ni management ya GTAV ashaka kujya managinga ni ukuvuga ya sinzi ibyo azamanaginga yarambwiye twifuza kuba ugomba kumenya ikintu azamanaginga hashobora no kumanaginga n'amarangamutima yanjye ibyo se ni ibintu birenze management yaba ari hejuru cyane bro management y'amarangamutima ibaho management y'amarangamutima sinajya uraza umukobwa araza mu buzima bwawe mani yamara kuza mu buzima bwawe we mukajya muciringa umukobwa akaguhindura mani niba wajyaga mu mbari imbaraga zigucaho niba wajyaga mu bandi bakobwa abakobwa akabagucaho akakobwa ati ngenda ashaka kuko n'umusirimu niba wambaraga ibintu by'amadeshiri ukajugunya ukatojyambara ibintu bw'ubukoto ngaho nka GTAF uregeze ikirara kukanunga tekerejo ngubu dusa umuntu avuze ko ari manager wayaka bahakana none se impamvu ntabwo nabihakana kuko impamvu yaramuhinduye cyane ubona ko nakamwana muri iminsi yarakonje cyane umuhungu ntabwo gishyushye cyane niba ugiye mvuga ngo ntabwo napfa kurongora nona ntibishoboka kare muri byo ngomba kubanza ngahiga ubundi umugore ni amafaranga ufite amafaranga ufite umugore nubwo wagiye imyaka 400 ugendera mu kagare ku mafaranga yawe umugore uramubona bro ubundi umugore ntabwo abagore baba bakeneye ubwiza nta mugabo mwiza ubaho ubwiza bw'umugabo ni amafaranga what you have in your pocket I don't know the pocket none se GTAF kundi umukobwa umeze GTAF baramugene ba afite amafaranga ye GTAF umukobwa yashaka izikara umukobwa umeze njye nkunda umukobwa nyine uri small size small baby nyine umukobwa uri small akaba ari wa mukobwa nyine ufite nyine udafite ibiro byinshi ko buri ni ibiki buri ntabwo nzi ibyo ari byo oya za nyashi ntabwo nzikunda njye nkunda umukobwa uri mwaye umukobwa uri small size nkakunda umukobwa ushinguye kontiri kuba nyine muremure yangu nkunda umukobwa nkunda inzobe nyine ari mu mibiri yombi twaguruka
nabwo yaba ari inzobe nabwo tukaguruka nyine imiterere y'umukobwa n'umuhungu ariko sinya nkunda nyine ntabwo twebwe ntabwo Imana yaduhaye amarangamutima amwe njye ni umukobwa nkunda nuko nguko aba ateye wese ari ugukunda umukobwa mwiza sibyo no gukunda umukobwa utari mwiza ariko ufite umutima mwiza wahitamo iki ubundi iteka abagabo twebwe gukunda kwacu dushingira ku buranga nanjye nyine uburanga bw'umukobwa buragukurura buruza y'umukobwa mwiza niyo mwamuri kumwe mu nzu byonyine kumureba byo mbese ubuvuga ati umukobwa mwiza udafite roho nzima niwe mwiza kurusha umukobwa wenda udafite uburanga bushamaje ariko ufite roho nzima njyewe nkunda umukobwa ufite uburanga bushamaje iroho ibyo bya roho ntabwo bindeba njyewe icyo nkeneye umukobwa ufite uburanga bushamaje ibyo bya roho ntabwo bindebaho roho y'umuntu ni roho n'uburanga ni uburanga njyewe umukobwa wanjye ni mwiza ku buryo nanditse n'ahantu abagabo bose bagacira inkonda cyangwa se ukabona umuntu w'umusore yahise ahinduka umusaza ibyo byanshimisha cyane ntabwo nendeka ikibazo cy'abanyamakuru ni kimwe ikibazo mbajije gusubije neza none ujya kubigira inkuru ndende cyane iyo nkuru wayishyizemo cyamaco ukayisubiza zimya kamera ya agatekawe aga freestyle ya hajya cyo ntacyo bayita Walive TV show manuka ho gatuya cyane inshuti uvuye mu mujyi kwa inshuti uvuye mu gushaka akazi kawe kariko kose Walive TV show inshuti yangiye gukubita za show zimwe izana aba basani babandi bacumba imyotsi icyo cyose inshuti babushido n'abandi bose umuhungu arabazana Steve byose nta kibazo tuzajya tujya mu buzima bwacu nizijya witwa n'irungu ahubwo umuhungu azagutabikira icyo ari cyo cyose ni kuri ndetse inshuti ibyo byose inshuti arabikora inshuti manuka ku mihanda kugira ngo ibyo byose urebe ibintu bihabera niga ngenda nyine gashuti ye kare yewe data we ariko mana we napfubye mu musitari wa kintu kandi uri umusitari agemba numva ari inzozi bro mukubita akapera nekereje nawe udukubitemo muri comment bazatanga noze amanota y'umuntu akubita kireka ari nk'akantu k'akabita ahubwo tukagafiringa kugashyiramo umunani mfitemo yego nyuma turimo gusoza yego okay ngiye gukubitamo aga freestyle kanibuke so mu ndimi deni igihe tumaze gukubita amamen mu ndimi deni mu ndimi deni mana yafanya damu mudeni atishwa mbichi yose kigali hari ikintu kindi nogashona kasimba ukuri ariko niyo mafona kapaso bose mabwashe jitabibona kujya nyabogo gushora tutigiye guhiga ubuzima bwe bwose reka abana batoya nshuti bakunda kuva byo mu bwa bakava mu gipangu nshuti bakajya kwidemerekana imihanda abahanda basaza babo nshuti ibyo bakabikwa reka gese mbikora ahubwo nshuti ibyo byikoraho zunguza 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 ejo bundi Bruce agupostinga kuri sitati yavuga ngo uyu mujyi muramwemera na karirimbo ka Bruce Melody karirimbo ngo wazaba madamu wanjye abo umugore wanjye cyangwa rosa we bakwangira iki rosa bakwangira iki rosa we bakwangira iki rosa bakwangira iki Bruce Melody nyine sishaka kukurama n'amaso yanjye ni wowe washaka kureba ibikiri wasanga ibibazo by'urukundo uranye kukanyemeze samana we nose gita ya iri jambo ry'ubwenge yabwira abantu by'ubwenge kavuga ni iri jambo ubwonko bwanjye ijambo ry'ubwenge ritekerezo gita tekerezeho ijambo ry'ubwenge umugabo akunde umugore we mukabiti gatuye ijambo ry'ubwenge umugore akunde umugabo we umugabo akunde umugore we umwana akunde umubyeyi we umubyeyi akunde umwana we nibirangiza irindi jambo ry'ubwenge
ndakeka udafite akazi ntabwo byose wabasha kubigeraho. Nyuma y'uko ukunda, nyuma y'uko ubyara, urasabwa kwikaraga cyane, ukajya imihanda ugahiga cyane. Ibyo byose ni ukuvuga ngo kubyuzuza neza no kuba ufite icyo urimo gukora. Higa akazi, shaka neza, nzi neza ko ibi byose mu buzima birashoboka. Uyu munsi biranze, ejo birakunda. Mu gitondo birapfuye, nimugoroba biragute, birazutse. Haleluya. Amen. So ni kino no wabwira abantu dusoza pati wani yacu ya mbere turagaruka twirira ubundi twita tunasoza show yacu. Niki wabwira n'urubyiruko bihebye turuko ko ubuzima nta kintu bivuze, niki wababwira? Ubundi urubyiruko kenshi na kenshi niba waragize amahirwe yo kwishira ku ntebe y'ishuri ukiga, by the way, ndahamya neza ko ubuzima igihe cyose ugira gute uba ufite amahirwe yo kugira gute yo gukora. Njye nagiye mbona abantu bize, mana umuntu wize abatandukanye n'umutarize bro. Uyu munsi ushobora kwikaraga neza bikanga, ariko ejo ushobora kujya kure ukabona birakunze. Ikindi cya kabiri, niba wenda ibyo wigiye hagiye wikaraga bikanga, igihe umuntu yiga bitewe n'uko yize nyine bikamurenga, we akumva ko wenda ari imirimo adashobora gukora bitewe n'uko yize. Niba warize wenda management ya banki, hajya management ya banki nuko babivuga uko kuntu, sinzi ukuntu babivuga, ku managinga banki, wenda ukikaraga bikanga. Niba udepoje ahantu hane bikanga, sibyo, udepoje muri beka biranze, ugiye muri populaire biranze, umunege sako biranze, mobile money biranze. Uzi ubwo byazi ikintu leta ukora. Wakigira banki ukajya gukora muri mobile. N'urugero ni example bro. Tuba tugira ngo tubwire abantu bumve ibintu buremere bw'ibyo bintu, sibyo. Byanze ushobora kuva atari ku mani. Nubwo nize ibyo bintu, wagenda nkahita wenda nkora shop yo gucuruza imyenda. Hagiye ukora ya shop yo gucuruza imyenda, hakazaza umukire akagura umwenda akakubwira atari ko wandangiye umuntu wize ibintu bya ubwo mu kwambere cyangwa gufunga iduka ry'imyenda kunyamamariza gita. Njyewe uzaza unyambika nanjye mwamamaza. Urakoze cyane. Urumva nabwo tuyise tunatwika. Urumva mani, wa muntu akabaraje kugura umwenda, yari akubwira ati ko wandangiye umuntu waba arize ibintu bya noza bya management, akakubwira ati ko we akakubwira ati okay ndaza kumukubwira, yagwamagana mu gukora ati umuntu namubonye, ukahita wandika iretire ukagenda ukayidepoza akazi ukabura kabonye. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka ikintu vuba ntabwo uhita ukibona bro. Uzarebe kwihangana, uyizarebe niyo ugiye gusenga Imana uvuga ati Imana yanjye umfashe ungire neza, ajye Satani akugigira, ariko Imana ugiye kugenda ugenda gake, ajye Satani avuga ati umuntu wundi ndabona atari burimo neza, bikarangira wigiriye ku Mana Satani yagozwe. Urumva Mana, bishatse kuvuga ikirere ibintu byose uyu munsi ntabwo wahita ubitwara ku mwanya ngo bite bikunda. Urumva watwara ibintu gake. Icyo mpamya neza nuko uyu munsi biranze, ejo birakunze. Ni ibyo ngibyo. Reka none dusoza no pati wani yacu ya mbere turagaruka turi kwirira. Let's get